Ese iyo wumvishe ijambo umucakara wumva iki? Umucakara ni umuntu ukoreshwa imirimo ku gahato cyangwa se ku mbaraga, hatubahirijwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Urugero nko kudahabwa uburenganzira bwo kwiga, kwivuza, kugira umuryango n'ibindi. Ubuzima nk'ubwo bushaririye Abanyafurika babayemo igihe kirekire, imyaka irenga 400. Miliyoni zirenga 15 z'abagabo, abagore n'abana babaye victime y'icuruzwa ry'abantu. Iyi ni inkuru iteye agahinda mu mateka y'abantu. Aha turi ni Slave Market, umujyi ni Stone Town. Aya ni amateka agaragaza ubuzima bushaririye umwirabura yaciyemo, aho umuntu yafatwaga nk'inyamaswa. Aha ngaho ureba naho bagurishirizwaga inyubako zidasanzwe, urugero nka The Iconic Stone, n'ubu ziracyahari, zubatswe n'abacuruzi b'Abarabu, ari nabo bagiraga uruhare rukomeye cyane mu kugurisha abirabura mu gice cya East Coast. Mu kinyejana cya 19, uyu mujyi wa Stone Town wari uwa mbere mu gucuruza abacakara benshi muri Afurika yose, kuko nko hagati y'igihumbi 1830 igihumbi 1863 abacakara barenga ibihumbi 600 bagurishijwe binyuze kuri iki cyambu. Bose bambutswe inyanja y'Ubuhinde bajyanwa mu mirimo y'agahato. Hano muri ubu bucuruzi bw'ubucakara hibandwaga cyane ku bana bakiri batoya. Impamvu nuko kubapakira bitari bigoranye, byaraboroheraga bakabatwara nk'intama zigiye kubagwa. Akana k'agahungu ubona gafite ejo hazaza kaguraga hagati y'amadolari 7 ndetse na 15. Muri iyo myaka, bitewe n'uko ubuhinzi bw'ipamba ndetse na coconut bwari bwarateye imbere cyane, byatumaga umubare w'abacakara uzamuka umunsi ku munsi mu buryo bukabije. Wasaga nko mu baturage 3 umwe ari umucakara. Byari ibintu bibabaje cyane. Mu bindi bice bya Afurika, urugero nko muri West Africa, amahembe y'inzovu, zahabu, ibiti byiza n'ubundi bucuruzi byakururaga Abanyaburayi benshi cyane, bakaza gukora ubucuruzi muri West Africa. Hakiyongeraho n'abakozi ba makeya bahakurwaga bakajyanwa gukora mu mirima y'abazungu. Nk'uko nabivuze ngitangira, ubucakara bwari buhari muri Afurika na mbere y'uko Abanyaburayi bahagera. Gusa byaje gufata indi ntera ubwo abayobozi bamwe na bamwe bo muri Afurika bemeraga gukora n'abazungu ndetse n'Abarabu, bakemera gushukishwa uduhenda abana, harimo za mirwari, inzoga, biswi, umunyu, isukari, nabo bakemera gutanga imbaraga za Afurika, bagahabwa imyenda, imbunda ndetse na shokora. Nubwo hari abayobozi ba Afurika bemeye gukorana n'abazungu ndetse n'abacuruzi b'Abayisilamu, harimo n'abandi bami babyanze ndetse barwanya ubucakara bivuye inyuma. Urugero rwa bamwe muri bo harimo nka King Alfonso wa Congo, Queen Njinga Bandi of Ndongo, Donna Beatrice Kampavita ndetse na Abad al-Adir. Urugendo rw'umucakara guturuka muri Afurika kwerekezwa mu mirima y'abazungu rwabwa ari urugendo rubi cyane, zari inzozi mbi kuri buri munyafurika wese wakoraga urwo rugendo. Muri miliyoni 3.5 zambukijwe inyanja Atlantique, abarenga ibihumbi 450 bafiriye muri urwo rugendo. Ibyo byaterwaga n'ibyo kurya bidafashije ndetse n'ibyorezo by'indwara byahitanye benshi. Harimo abashaka kwicisha inzara bakanga kurya no kunywa amazi. Iyo bagufataga wahatirizwaga kubikora ku gahato. Ihohoterwa n'ibihano bikakaye baboneraga muri urwo rugendo byatumaga bamwe muri bo biyaka ubuzima, bakiyahura bakiri muri urwo rugendo, abandi bakabikora nyuma yaho bageze muri iyo mirima y'ibisheke, ipamba ndetse n'itabi. Muri East Africa, akarere u Rwanda ruherereyemo, ubucakara bwahabaye na mbere y'uko Abanyaburayi babizamo. Hari abami bitwaga ba Sultanate bo muri Middle East
batwaraga abacakara gukora mu ngo zabo, ab'igitsina gore, abagore nk'abakobwa, bagakoreshwa ubusambanyi ku gahato. Amateka agaragaza icuruzwa ry'ubucakara n'ubu aracyagaragara muri Zanzibar, aho umucakara yagurishirizwaga ku karubanda. Hari inyubako za Danje, urugero Iconic Stone, zubatswe n'abo bacuruzi b'Abarabu. Mu kinyejana cya 19, uyu mujyi wo muri Zanzibar wari uwa mbere mu gucuruza abacakara benshi muri Afurika. Hagati y'umwaka w'igihumbi 1830 ndetse n'igihumbi 1863, abacakara barenga ibihumbi 600 bagurishirijwe kuri iki cyambu, bose bambutswe inyanja y'Ubuhinde berekezwa mu bihugu bitandukanye. Bajyanwaga mu mirimo y'agahato, ndetse bamwe muri bo bitewe n'urugendo rubi, kubura umwuka, kwicwa n'inzara, ibyorezo, bagapfa bataragera naho berekejwe. Ibyo rero byatumaga abacuruza abantu, abacuruza abo birabura, wasangaga bakunze guhitamo abana bakiri bato, kuko kubatwara byarorohaga, kandi umwana ukiri muto yabaga afite n'amagara mazima, ntago yarwaragurikaga, ndetse n'ibyo yamubwiraga yabyumvaga vuba kurusha umuntu mukuru. Ku madolari yawe 7 kugera kuri 15, bitewe n'uko isoko ryabaga rihagaze muri iyo minsi, washoboraga kubona umucakara, ukamutwara, ukamuhingisha, ukamukoresha mu rugo, ukamukoresha icyo ushaka, yabaga ari property yawe. Bwari ubuzima wabaje cyane. Majorite y'abagurwaga muri icyo gihe bajyanwaga mu buhinzi, cyane cyane ubw'ipamba ndetse na coconut. Icuruzwa ry'abantu nk'iri ryarakomeje kuza kugera mu mwaka w'igihumbi 1909. Nubwo hari bamwe bari bashyigikiye ubwo bucuruzi bitewe n'inyungu bari babifitemo, abandi bitewe n'imyumvire yabo itari myiza yirondaruhu, hari n'abandi bari bashyigikiye uburenganzira bwa muntu. Hari abamisiyonari b'Abongereza barwanyaga ubucakara cyane, bahisemo kubaka katedrali mu mwaka w'igihumbi 1879, bayubaka neza kuri site yagurishirizwagaho abacakara. Ibyo babikoze hagamijwe kurwanya icuruzwa ry'abantu ryari rimaze gufata indi ntera, dore ko ubwo bucuruzi bwaguyemo Abanyafurika benshi cyane batagira ingano. Aho hubatswe katedrali haje no gushyirwa muri UNESCO World Heritage. Ubu ni ahantu wasura ukamenya amateka menshi kurushaho.